Bene data bashiki banje, umuvandimwe wanyu Ndahiriwe Jean Dorape ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Turebere hamwe iri jambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15. Turasoma ku murongo wa mbere tugeze uwa gatatu. Haranditse hati, hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli. Nuko rero ube uwumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, nibutse iby'Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiriraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanya Abamaleki barimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Imana yacu idufashe kumva neza aya magambo bene data. Muri aya magambo dusomye tubonyemo uburyo Sawuli yahamagariwe kurimbura Abamaleki n'uburyo yagombaga kubikora. Ngo yagombaga kubarimbura nta kubababarira, nk'uko tubisomye ku murongo wa gatatu, ngo none genda urwanya Abamaleki barimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Impamvu yo kurimburwa kw'Abamaleki bene data, ngo nuko batangiriye Abisirayeli mu nzira ubwo bavaga muri Egiputa, nk'uko tubibonye ku murongo wa kabiri, ngo Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, nibutse iby'Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiriraga mu nzira bava muri Egiputa. Imana yacu itugiriye neza. Bene data bashiki banje, ndagira ngo aya magambo adufashe natwe kureba neza ibidutangirira mu nzira turimo, muri uru rugendo rugana mu ijuru. Turebe natwe uburyo tugomba kubirwanya twivuye inyuma, tukabyivuna rwose nta kubibabarira. Imana iduhire. Murazi yuko muri uru rugendo duhuriramo na byinshi bisa n'Abamaleki byasamiye ubugingo bwacu, ngo bitubuze kugera mu gihugu cy'isezerano twateguriwe kidutegereje bene data. Duhura na byinshi bizitira ubugingo, duhura n'abadayimoni badutegeramo, duhura n'ibyaha by'uburyo bwinshi n'iby'isi bindi bitubuza amahoro. Kandi ibyo byose nibyo duhamagarirwa kurimbura imbere yacu tutabibabariye, duhereye ku kinini kuruta ibindi kugeza ku cyo umuntu yumva ko ari gito hanyuma y'ibindi bene data. Imana yacu itugirire neza kandi dutabare. None bakundwa, Uwiteka yibutse uburyo ibyo byose biteza amakuba y'uburyo bwinshi, bikabuza amahoro ubwoko bwe bugana mu ijuru, bikabuzitira mu rugendo, ndetse benshi bakaba barahatakarije ubugingo. None araguhamagarira kwambara intwaro z'uburyo bwose ngo urwanye Satani n'ingabo ze, urimbure ibyaha utabibabariye, kandi ube uwumvira Uwiteka mu byo avuze. Imana igusanye. Nk'uko bigaragara aho twasomye haruguru, ngo Abamaleki bagombaga kurimburwa bose n'ibyo batunze byose, ahabo ntihazongere kwibukwa. Uko niko rero na n'ubu bene data Imana ifitiye umujinya ibyaha uruta uwo yari ifitiye Abamaleki. Wowe rero uhamagariwe uru rugamba, kandi uramenye ntube nka Sawuli, ahubwo ube uwumvira Uwiteka muri byose, urimbure byose nk'uko Imana ibishaka nta kubibabarira. Imana igufashe. Sawuli uburyo yabikozemo bugaragaza cyane ko bunyuranye n'ubushake bw'uwamuhamagaye n'amabwiriza yari yamuhaye. Ibyo bigaragarira ku murongo wa 9, aho tubona mwaya magambo ngo, ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'imyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza, n'ikintu cyose cyiza banga kukirimbura rwose,
ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Bene data, murabona ko Sawuli mu kurimbura Abamaleki yarimburaga ikintu yabonaga ari kibi kuri we kitamunejeje, akarokora icyiza kimushimishije. Imana yacu idufashe. Agera no kuvuga ko ibyo yarokoye ari ibyo gutambirira Imana, abibwira Sawuli ku murongo wa 21 nta soni afite, ngo ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi mu bwiza muzarimburwaga, kugira ngo babitambirire Uwiteka Imana yawe i Gilugali. Imana yacu idutabare bene data. Uku niko bamwe mu bahamagawe bakundwa baja barimbura ibibi, ariko bakagira ibyo barokora muri byo babona batabireka, kabone n'ubwo Imana itabyemera. Imana yacu itugirire neza. Aha wakwibaza uti, ese Sawuli kutumvira Imana akabigenza kuriya ni impuhwe yagize ziruta iz'Imana, cyangwa ni iturufu y'inyungu zindi yari abifitemo? Ese ko yari umwami wihagije ku butunzi, ubundi butunzi bw'ibyaha yashakaga n'ubw'iki koko? Imana idufashe. Bene data bashiki banje, ko dufite ubutunzi butagira akagero bwo gutunga Kristo tukazaba mu bugingo buhoraho, ubwo butunzi bw'ibyaha benshi bigwizaho n'ubw'iki koko bene data? Ko dufite umwuka wera w'Imana, iryo shyano ry'ibyaha bigwizaho n'iryo kubungura iki? Imana yacu ibagirire neza, ibasange. None se ko nawe urimbura bimwe ukarokora ibindi, nawe ibyo urokora ni ibyo gutambirira Imana nka Sawuli? Ariko hari abantu babigenza kuko hari abahangara kubyinjiza mu nzu y'Imana bakabitambiriraho koko. Umva uko Zaburi ya 50 umurongo wa 21 ibwira abameze batyo ngo, ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko muhanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Bene data bashiki banje, nubwo Sawuli yahemukiye Imana akayisuzugura atitaye ku cyubahiro yari yamuhaye, ariko iyo ubigenzuye nyamara yari yarwanye bikomeye, urugamba atarujenjekeye, ariko arwana nabi. Urugamba Sawuli yari arimo rwaramugashuye cyane, ari hagati yo gupfa no gukira, arwana n'ababisha, ariko arwana nabi mu buryo butamuhesheje amahirwe. Intsinzi ye aho kuyikura mu ishya yayikuye mu ishyano, aho kuyiboneramo umugisha ayisaruramo umuvumo no gucibwa ku ngoma. Ibyo biboneka ku murongo wa 23 ngo, kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'ubudakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu, ngo ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kuba ku ngoma. Imana idusange bene data. Uko niko rero abantu benshi barwanya ibyaha bakagoka, bagahirimbana cyane bakavunika, ariko bakaruhira ubusa, kuko barwanye nabi. Aho barwanyije bimwe bakarokora ibindi, maze bikazabaviramo gucibwa mu bugingo buhoraho bene data. Ibyo Yesu yabivuzeho mu butumwa bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 22 kugeza wa 23. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, Mwami, Mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ngo nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Imana idutabare bene data. Ati nimwumve imbere, sinigeze kubamenya,
kandi baragotse, kuko batarimbuye bahereye ruhande. Mwene data, urugamba turiho ruraremereye cyane, ariko nudacunga neza urarushwa n'ubusa. Itegereze neza muri iyi minsi uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarahwereye kera utazi ko yagupfiriye mu mugongo. Isuzume neza, utibwira ko uhagaze neza mu rugamba, mu ntambara urasana n'ibyaha, nyamara aribyo bigutunze. Imana igufashe, ahubwo ukaba akira ijambo riboneka mu byahishyuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 17 ngo, kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Imana yacu ikugirire neza. Utaba wibwira ko ureba neza kandi uri impumyi mwene data. Utibwira ko wambaye ndetse urimba kandi wanitse ubwambure bwawe kuko wambaye ubusa. Utibwira ko utunze kandi uri umutindi kuko utunze ibyaha gusa, ukaba nta butunzi bw'ijuru ufite. Imana igufashe kwisuzuma muri iyi minsi. Mwene data, bashiki banje, erega na Sawuli yabonaga ko nta kibazo kirimo, yaje kumirwa nyuma ahuye na Samweli. Nawe rero nutagenzura neza uzagwa mu kantu uhuye na Yesu ubwo azagaruka. Ndakwingingira Imana ngo igufashe gutekereza neza kandi guha ubwenge ku bw'aya magambo wumvise no kubw'ibihe turimo. Imana igufashe. Mana yera se w'umwami Yesu, aya magambo n'ayawe kandi ushimye yuko agera ku bawe kugira ngo abagirire umumaro, abubake, abahugure, abafashe gutekereza ku buzima bwabo bw'uru rugendo barimo n'iherezo ryarwo. Ndakwinginze rero ngo umwuka wawe wera abagenderere kandi abamurikire, abafashe guhagarara neza mu rugamba turimo, barwanye byose bivuye inyuma kandi babikore nk'uko ubishaka, kugira ngo nawe wishimire kuzabaha ingororano z'abanesheje. Urakoze kuko ubyemeye, nanjye mbisabanye ukwizera mu izina rya Yesu. Amen.